bano ukoresha urayimaye akira telefone kuri kamera ntabwo ari yakoresha iyi telefone urayimaye mbwira abanyarwanda ko umaye telefone akira iyi telefone urayimaye abakubeshye barakubeshye ko bikira Mariya mwamikazi gitifu wambya wa Nazareti iyi telefone ibaye ya ngarambe itondeho gato nyinguyeho nyinzeho nongeye nyinguyeho uruguruye ndongeye noneho dore nongeye nyinzeho urugariye abari bazi ko uzajya ufata amashusho arimo intuza amashaza reka nihugire da ndabona bikaze afashwe n'ibiki reka toka start arasaze mutabare ngarambasere mu kiganiro ndi gukora n'ibintu ntabwo bizi oya nimwe bita Yago wapi pe Yago ntabwo umuzi ndamuzi turamuzi kuvuga ngo Yago yagize gutya yari yambaye utuntu tw'uturinete arangije aratumanura ubu nyinguyeho ndongeye nyingaho ndongera nyingureho abantu mwese mushaka kundwanya jamais mfite ibisasu 999 999 aba hano hari intwari bareba aba hano hari intwari bareba aba hano hari intwari bareba bagashira amasasu abafana banjye mu nkunda mwebwe muri gutya uriya mwana nukuri aradusetsa nk'ama ya Mungu aradusetsa uzi iyo yageze gutya nk'abafana banjye mwese ngo mufate ibibombe bombarika nakingaho usugura muhungu wa munganyiki ubwo natwe abafana ba Bosco Insight TV ndetse na don't TV show ariko Yago mumubwire aka SMS mugatambutse no kuvuga ngo Yago yajyaga afasha abanyarwanda Yago hari impano nyinshi zazimiye mu gihugu cy'u Rwanda nubwo uri hanze y'igihugu rwose garuka mu rugo impano ziragukeneye tugukeneye turi beshi kuba twicaye ahangaha kibari natwe twarageze ejuru Yago wafashije abantu beshi cyane hari n'abajya bakugana bakemera bakagusanga muri cyo gihugu urimo ukabashigikira ibyo tujya tubibona wakabyara turababaye umve ko tubabaye gerageza wongera ugaruke iwanyu nta muntu wigeze ugutega amahwa nabo bantu bakuvuga baba bashaka kukugirira nabi ntaco bazagutwara umuntu yavuga ibyo ashaka agakora ibyo ashaka ariko Imana umugambi wayo nahuja icyo uzaba muragendana usaba kugiharanira biharanire mwana wa mama ugaruke mu Rwanda wongere usamura impano zazimiye ibaze ko Irene nk'abandi banyamakuru zibashobora kureba za impano ziri hasi ariko banyamakuru mbabaza mubona impano zizava hehe mutaza kuzireba izo mpano wenda nge bandeke ngewe ndakora nkabaho nkagira ute ariko ndi kuvuganira babana bakiri hasi hari abana hano b'abahanzi hari abana hano baba komediye babuze umuntu wabatungaho kamera ese ibi bintu ubona bikwiye twibutsa ko ahantu heza wasohokera ugeze muri Rwamagana ni Mahumbezi bar n'akabari keze Mahumbezi bar ni munsi ya gare bafite brushette nziza bafite akabenzi keza bafite amalodge akabenzi keza bafite amalodge ukeneye kuruhuka rwose ibitanda byiza muhagere nimero murabona kuri screen zanyu naho ngaho Mahumbezi bar ko na Mahumbezi ariko kabatarangezeho nanje ngaburirera urumva ukuntu hari Mahumbezi harakugeraho oya mumubwire yagenda kwa Mahumbezi Shemuhire bamwita Shemuhire Shemuhire ariko no umukire ngafite ngamaroji ibiti byose umugaga ngo yabageze ngakaboko karira kugiye cyane rwose rero izazi bita ngo akadahingwa uzirya nkaho uzejeje no gusarura birumvikana ushobora wenda kuba uri mu gihugu
muri Amerika ukaba we n'uburari Rwamagana nukarari hanze ukigera kuri gare neza aho munsi ya gare ngiye mu mahumbezi shemuhire niho hano wakaza ukarara ubuze aho kurara hari n'ibyo kurya wese numva pressure zihari birumvikana wabaye n'inzu we waje wiragura hano hantu hameze neza cyane ariko tutibagiwe buriya rero banyamakuru mungundire mvuge kano kantu hari umuntu uza mu buzima bwawe akaza ari igisubizo wenda nabivuga abantu buri wese akavuga ibye waza ari ikibazo ariko twemere ko UTMS buriya iyi kampani UTMS nabuze nuko nabivuga iyo mbivuze mba numva ngize munsi nyinshi cyane bashyize ku mutima UTMS banguze n'abazi bamakaze n'abazi Shimire Mabuja uba muri Amerika n'umufatanya bikorwa wa UTMS umuryango umugore wa UTMS mbashimire ku byo bankoreye baraje baransura mu rugo iwanjye banzanira imiceri banzanira ubuto banzanira ibiki ibyo kujya mu rugo baranzanira niryo toto kubera UTMS ejo bundi kubera ngiye kwibaruka bahita banekerezaho ngaramba atazaseba reka tumuzanire n'ibikoresho by'umwana batura aho ngaho mbese uri kubyumva barongera barareba baravuga ni ngaramba abana n'umugore bitemewe n'amategeko katumukorere tumuhe udufaranga ajye mu murenge akora umurenge ufite umurenge nibyo ndi kugusobanurira yamaye ubejo muri ngiye kujya mu murenge habwo abantu mutangiye ubu ngubu ejo ndigiye kujya kukamana izina ry'Imana rero yakoze ubukwe ni ukuvuga ngo nibyo ndi kubabwira UTMS mumfashe dushimiye UTMS ni abantu b'abagabo UTMS bareba kure UTMS ifasha abantu benshi cyane rero bumve ko mbashimiye bagukije kurongora fraude kameme neza UTMS yo yararebye iravuga ni umugore atazagucika akigira mu bandi urongora fraude cyangwa bakamwiba reka tugukorera ubukwe nshimira n'umuntu ngeze mu gushima ko twasoza nshimira n'umuntu bita Moyize mfite inshuti bita Moyize aba muri Amerika ni inshuti yanjye ni umuhungu wanjye afite n'umubyeyi mwiza afite umubyeyi ugira urukundo twigeze kuvuganaho rimwe ahubwo azongera mvugisha Moyize ni umwana mwiza ni ukuvuga ngo namumanitse no mu nzu mfite igifoto mu nzu kiriho Moyize ifoto ye iri mu nzu yawe ntabwo wamanitse ko waramwahuye oya nukunda bishi namugiriye mutaka mu nzu kubera mukunda navuze ishimwe nama ko aba bari hanze muri Amerika nawe ndamushimiye cyane ahari hose yumve ko mushimiye n'umuhungu banye bita pa Cobra Matata abazambia nabi ni inshuti yanjye harya yandi bakavuga ni ngarambe byahari ufata utuzi buru gusoma yamani reka dukomeze ibintu bya comedy byaje bitubundi wisanze umeze ute wisanze gute mu bintu bya comedy ibintu bya comedy ni ukuvuga ngo comedy none uri umusaza comedy kuba uri comedy ntago ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa nizi n'abakunda kukubatiza ukiri n'umwana ukiri na mutoya ugakura uri comedy rero waba mukuru ukajya muri comedy ariko ngewe nta muntu ugeze ubinshiramo agahato cyangwa nkurubane ahubwo narumvishe muri nge numva hari ikintu kidasanzwe ngomba kugaragaza ni inzira ndende tuzakiganiraho twongeye guhura bwa kabiri ariko comedy nazigiyemo ataragahato nubwo nabigiyemo abantu bakanca intege ariko nge aho bingejeje ndahasi wakora akantu gato ku buryo babona kari ngarambi batajya babona AI abizi muri Miss ukora akantu ngo ni AI kiganiro cyose twajyanye suba yaho ni AI oya na ubwo ngo subwe ya oya umva ntago ngubu yaba ari AI guca subusuru kugira ngo iki guca bambo ni ngewe babwire ngo ni AI kugira ngo ufate unerere ureka amarasara AI ntago igikoresha amaraso agute nk'agashinge akabona ko uri ngarambi byange byo tubyiho ni ngarambi w'abanyarwanda ariko abanyarwanda u Rwanda bafite urukundo rutandukanye n'ibindi bihugu ibaze ko TikTok yanjye ifite 440 nzabibabwira nyuma twaje kuza kugira ikibazo n'umuvandimwe Godfather kugira ngo bamwe murabizi fungura indi igize 60 mu meza ngaye Facebook yanjye igize 208 binkurikira
ese urukumva abanyarwanda hari ikintu batankoreye? Instagram yanjye bari kuyireba cyane, gusa ni ikihe kintu washinze abanyarwanda? Hari umuhanzi wavuze ati mumvugire ngo u Rwanda. Bamwita Titi Brown Levoya, bamwita Titi Brown, niwe muntu waciye agahigo ku isi mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Niwe muntu wafashe abasitari bose akabahuriza hamwe bagakora indirimbo, bakavuga ati u Rwanda bayita ngwino urare, ngo ngwino urare, ngwino urare, ngwino urare, ngwino urare mama. Titi Brown ni wowe rwose nk'ukuri webana kabisa. Iriya ndirimbo sinzi ukuntu wayitekereje, ariko ufite umutwe muzima. Iriya ndirimbo nta muntu wapfa kuyandika uri aho ngaho. Urabona impamvu mvuga ngo Titi Brown wa mugani afite umutwe muzima? Ho Titi Brown niwe muntu wazanye bwa mbere ko ababyinnyi, abantu babyina kuri stage batumirwa mu birori mpuzamahanga nk'ibirori bijya biba mu Rwanda. Ni ubwa mbere twari tubonye ababyinnyi batumirwa, urumva? Ariko Titi Brown niwe muntu wa mbere wabizanye, ndetse avuga ko byanamwesha agaciro. Ubundi iriya mitekerereze, urumva, uyivugaho iki ya Titi Brown ku buryo yayisakaza no? Titi Brown ni ukuvuga ngo ni umwana ukiri mutoya ukeneye ejo hiwe heza, rero agomba gukora ibigezweho kandi bishimwa n'u Rwanda. Buriya perezida wa Repubulika y'u Rwanda buriya ndimo nawe ndakeka yaramugezeho, arayireba. Urubyiruko utuma twishima, yayivuzeho rwose, ashimira Titi Brown ndetse n'ahagarara ugiye kuzamura ibendera ry'igihugu cyane. Ni ukuvuga ngo umuntu bita Titi Brown, nyakubahwa perezida wa Repubulika yari igihe azatekereza akavuga ni fata iyo nka ni iyawe, kandi inka zizajya zitanga akazi abantu benshi. Wangabiye inka Titi Brown nyakubahwa perezida wa Repubulika yareka kumugabira inka? Ariko n'ubundi nyakubahwa abaguhaye n'ubundi nyakubahwa